Uko wabuza abantu kugushyira mu magroupe ya WhatsApp. Uyu muntu bita Gisubizo yaratwandikiye adusaba ngo tuzamukorere video imwereka uburyo wabasha kubuza abantu kugushyira mu magroupe ya WhatsApp. Hari ukuntu nyine uba ufite WhatsApp ariko ugasanga uba mu bigroupe byinshi kandi ibyo bigroupe warabigezemo mu buryo utazi. Uyu munsi rero nibyo tugiye kurebera hamwe, turebe uburyo wafunga hanyuma abantu ntibazajye bagushyira mu magroupe uko biboneye. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikiraho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Nje rero turi kubana, banyita Darius. Reka dutangire. Hari ukuntu uba ukoresha WhatsApp hanyuma ukajya wisanga mu magroupe mu buryo utazi. Hari ukuntu uba ukoresha WhatsApp ukajya wisanga mu magroupe mu buryo utazi, atari wowe wabihisemo, atari nawe wababwiye bagushyiremo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ki wabasha gufunga hanyuma abantu bakajya bagushyira mu magroupe ari uko bishaka. Nta kindi uzakora rero, uzaza ukande hariya kwa turiya tudomo dutatu turi mu nguni, hanyuma nurangiza uze urebe hano handitse settings. Uzaza ukande hano handitse settings, numara kuhakanda hazahita hafunguka option zimeze gutya. Uzaza hano nanone handitse privacy, ahangaha hano uzaza naho uhakande. Ukimara kuhakanda rero uzahinguka ahantu hameze gutyo. Noneho uzamanuka, uzascrollinga umanuke hasi ho gatoya, uze urebe hano handitse groups. Nukuvuga ngo hano handitse groups tugiye gufata hano, nukuvuga ngo harimo amanimero, harimo nimero zose dutunze zose. Tugiye gufata ayo manimero yose, niturangiza tuyaview, mbega tuyemeze. Ayo manimero yose tugiye kuyafata tuyemeze. Nitumara kuyemeza, nta muntu numwe uzaba wemerewe kudushyira muri groupe uko yishakiye. Azajya ajya kudushyiramo, bahite batwohereza message batubwire ko iyo groupe turi buyijyemo niba tubishaka cyangwa se tutari buyijyemo. Nta kindi uzakora rero. Hano urabona buri muntu wese aba yemerewe kugushyira muri groupe. Hano handitse everyone. Hano everyone, buri muntu wese aba yemerewe kugushyira muri groupe. Noneho ahangaha handitse my contact, ni nimero zawe nyine. Abantu ufitiye nimero nawe abagufitiye nimero nibo bemerewe, mbega nimero nyine wasevinze muri telefone yawe nibo bemerewe kugushyiramo. Naho hano handitse my contact is saved, ni kuvuga ngo nta muntu n'umwe wemerewe kugushyira muri groupe utamuhaye uburenganzira. Akenshi uzasanga ari hara everyone niho uzasanga kari harano, kuvuga ngo buri muntu wese aba yemerewe kugushyiramo. Ariko nuza ugakanda hano kuri my contact is saved, uzahita ubona nimero nyine utunze, nimero utunze muri telefone yawe zose uzahita uzibona. Hano rero numara kuzibona, ikintu uzakora ni iki, uzaza ukande hara kwa karakantu hariya hano, uzaza ukemeze, uzaza ugakandeho. No kuvuga ngo icyo gihe nimero zawe zose zizahita ziselection, mbega hara ni nko guselection cyangwa se kwemeza nimero zose. Urabibona ko zose duhise tuba umutuku. Hano nimero zose turazemeje. Ukikanda hariya rero uhituza nanone ugakanda hano OK. Hariya urabona nimero zose zise zijyamo, ziriya nizo nimero dutunze kuri WhatsApp zose zise zijyamo. No kuvuga ngo hano ubwo zigiyemo rero, hano nta muntu n'umwe wemerewe kudushyira muri groupe. Urabibona, hano nta muntu n'umwe wemerewe kudushyira muri groupe hano kuri WhatsApp. Ni ukuvuga ngo iyo agiye kudushyiramo bahita batwohereza aka message bakatubwira ngo uyu muntu arashaka kuba mujya muri groupe yiwe cyangwa se ashaka umujoininga groupe ye. Icyo gihe rero iyo ubishaka uhita ugira ute, uhita uyijyamo cyangwa se ntuyijyemo. Iyo ushaka uyijyamo cyangwa ntuyijyemo, gusa iyo yagushyizemo hagashira iminsi 3 yaguhaye kaka message gahita kabimfa gusa. Kugira ngo wongere ujyemo biba bisaba ngo yongera akakohereze nanone ubone ujyemo. Gusa nta muntu nyine, urabyumva nyine, nta muntu wapfa kugushyira muri groupe utabishaka. Wowe rero tugiranye kuri uyu munota, ndakwibutsa gukanda subscribe, like, comment, hanyuma ukatubwira icyo tuzagukoreraho
njye mwabanaga banyita Dariyusi.